Banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, mukomere cyane ndabaramukije, mukomere mugire amahoro y'Imana. Ni umukozi wanyu cyangwa se umusesenguzi wanyu Wazalendo Muzalendo number 5. Ndabasuhuje rero, byari byose hashize agahe gatoya tutari kubavugisha. Ni ikibazo buriya twari twagiye duhura nacyo, ariko twagiye tugira icyo tuboherereza kugira ngo mubashe kuba muri gukurikira. Ntabwo twabatenguha, turi kumwe kabisa 100%, kandi amakuru yose tuzajya tuyabagezaho. Nubwo twabona habonetse ikibazo, twanyura mu zindi nzira, amakuru ashyushye tukayanyuza ahandi ariko akabageraho. Bavandimwe rero, reka mbashimire abaduteze amatwi bari muri Afurika, bari mu bihugu by'Uburayi, abari muri Aziya, Oceania ndetse na Canada na Amerika. Abo bose turabasuhuje, aho mutwumvaho mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda tuba turi kuvuga, turabasuhuje. Rero dushaka kugira ngo muri iki gitondo cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 tubagezeho update ziriho, amakuru ariho hirya no hino. Ntabwo turi buze kubatindira rero. Turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru muri Congo. Nituvaho tugiye ku myigaragambyo Fayulu n'ubundi n'agatsiko ke bakomeje gutegura ko gusenya Congo, cyangwa se gusenya Tshisekedi, kuko babonye ko gusenya Congo bisaba kugira ngo ubanze ukureho Tshisekedi. Buriya perezida Tshisekedi babona ko ari we ufashe Congo mu maboko, kuko n'iterambere rya Congo ndetse usibye na Congo n'akarere k'ibiyaga bigari kose, niwe uri gushaka kugira ngo akagaruremo umutekano. Nta handi rero bahera badasenya imiyoborere ya perezida Tshisekedi, nubwo bitazashoboka. Aba rero ba Fayulu n'agatsiko ke na RDF bamenye ko igihe cyabo cyararangiye kandi cyacyuye igihe. Imana yaratwibutse kandi turi kuyisenga, kandi turizeye ko bizagenda nk'uko dusaba, kuko Imana yacu iratwumva. Noneho nitumara kuva kuri iyo myigaragambyo rero turajya kuri update ku rugamba mu Rubaya bimeze gute. Noneho duheruke mu Minembwe, aho ndongera gukangura abanyamurenge cyangwa se abatuye Minembwe, mbabwira nk'uko mu kiganiro cyashize nababwiye nti hari isano ry'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo n'abanyamurenge cyangwa se abaturage ba Minembwe muri rusange, ariko cyane cyane abanyamurenge, noneho n'agatsiko ka RDF kayoboye igihugu cy'u Rwanda amacuri. Iyo sano rero ihari, ndongera nyibabwireho, kandi ndatekereza ko nababwiye ku bwiyahuzi mwumve ko bwatangiye kugaragara. Bavandimwe rero, mutangire mukurikire, mwicare mutuze aho muri, mugubwe neza. Imana ikomeze ibarinde, akayaga kabahuhe, akayaga k'amahoro kakomeze kubacengera mukabahuhe. Nuko rero mwicare ku gatebe kanyu, cyangwa se abaryamye, cyangwa se abari mu kazi. Ushobora no kumva ikiganiro uri mu kazi, bijya bibaho, uri mu modoka uri kwigendera n'ahandi hose. Ushobora gushyiramo na za ekuteri mu matwi, ukaba uri kumva ikiganiro cyacu ku muyoboro wa BRC News. Rwose ugubwe neza, wumve utuje, kandi wumve umeze neza. Reka rero mbasabe n'ubundi like, mushyireho like. Ni ukuri abatari biyandikisha mukande kuri subscribe. Nababwiye ko subscribe urakanda rimwe, hakazaho ku nzogera hakazaho akantu k'agatwi kamwe, ariko ujya hepfo bakande ahantu handitse ngo all, cyangwa se handitse byose tute, ni ukuvuga ngo ugakandaho, noneho ikazana amatwi abiri. Niho ikiganiro iyo gisohotse uhita ukibona neza neza, nta kindi kibazo ugize. Kigisohoka uhita ukibona kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe ukakibona. Mugubwe neza rero, abandi musharinga ibiganiro, kandi abandi mukore comment. Turabashima cyane abakora comment, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Dutangiye rero ku mupira w'amaguru reka dutangire ku mupira w'amaguru, kuko niwe ubu ngubu bavandimwe wa Leopard. Umupira w'amaguru wa Leopard w'igihugu, w'ikipe y'igihugu cya Congo, niwo isi yose iri kureba. Kandi rero dushima Imana ko ibyo yakoze, nk'uko twakomeje gusaba, Congo ikomeje kugaragara mu ruhando rw'isi, iri gutera imbere, kandi ibintu byabo byose biri kugenda neza. Niyo mpamvu wowe ugifite gushidikanya ko Congo izagira amahoro, nushaka
utangire wemere, cyangwa se koko Kongo kugira amahoro kwayo ni intangiriro yo kugira ngo akarere k'ibiyaga bigari kose kagire amahoro n'umutekano. Ubwo rero iyo Leopard ikipe ya Kongo yanganyije na Portugal igitego 1-1. Icyo rero ni igitsindo bavandimwe cy'ikipe ya Leopard, ikipe y'igihugu cya Kongo. Ni ukuvuga ngo muri Afurika yose iyi kipe mu mikino imaze gukinwa yose, hari ibindi bihugu byakinye harimo na Afurika y'Epfo, byose byaratsinzwe, ariko yo ni ukuvuga ngo niba inganyije, iki ni igitsindo pe, ni igitsindo yatsinze, ntabwo ari ukuvuga ngo kunganya. Imana muyihe icyubahiro, muyishimire, kuko biri kugenda. Turizera ko n'undi mukino urakurikiraho nayo iragaragara neza. Erega inzira z'Imana ni nyinshi cyane. Aho rero ibyo byose dushimira n'iriya kipe, kandi dushimira iriya ikipe nyine birumvikana yakoze uriya mukino, dushimira n'abayishyigikiye n'abakomeje kuyishyigikira, cyane ku kubitiro umuyobozi w'igihugu Perezida Tshisekedi Tshilombo Antoine, ndetse n'umutambukanyi wiwe n'abandi bose. Ndatekereza ko no muri gavumenti nabo bagiyeyo, bakomeje kugenda kuyitera inkunga. Nuko rero turashimye cyane icyo gikombe, mwumve ko cyatashye muri Kongo, ni igikombe kabisa. Reka tugere rero ku myigaragambyo twihuse, ndashaka kujya dukora ibi biganiro bitoya cyangwa se amakuru tuyatange mu buryo buciriritse, kugira ngo namwe mujye mu bindi byanyu. Noneho tugeze ku myigaragambyo, Martin Fayulu ndabibutsa ko ari uwigeze Perezida Tshisekedi ari kwiyamamaza, nawe yari ari kwiyamamaza, yari yatanze kandidatire, mbese ashaka kuba perezida. Aha impamvu mbivuze ni uko abaperezida ba Kongo bashatse kubaho, mbese cyangwa se abayobozi ba Kongo ubona bari gushaka kwitesha agaciro, wagira ngo niba ari agatsiko ka Kigali kabaroze cyangwa se kabashyizemo ibintu, wagira ngo ubwenge barabuvomye. Sinzi wa mugani kwa kundi bakoropa mu bwonko bakabaforomata, wagira ngo hari nabo babaforomata a distance, simbizi, ariko no mu Rwanda bashobora kuba bajyayo nabo bakabaforomata, birumvikana. Ubwo rero nawe agiye gutera mu bya Kabila. Kabila rero nawe iyo wayoboye imyaka 18 ari perezida, kumva ajya mu nyeshyamba, ni igisebo kibi cyane, ni urupfu rubi cyane. Nawe ahantu azagwa azaba apfuye n'abazabaguye ku gasi. Noneho na Fayulu nawe urumva uwo mwari ugeze ku rwego rwo kuyobora igihugu, ari kwiyamamaza kandi afite n'igice cy'abaturage pe. Ariko none ndebe ari kurwana urwandanze, ngo ari kurwanira kugira ngo igihugu cya Kongo gifatwe, cyangwa se gicibwemo kabiri, cyangwa se gisenye. Ariko ari kwifashisha iki? Ari kwifashisha rugondi ihene ari guteba ya nteba, ari kugamba ngo Perezida Tshisekedi ngo kubera ko itegeko rya Kongo rigiye guhinduka. Kandi ntabwo perezida ni umuntu umwe, yego afite inzego z'ubuyobozi zimufasha, ariko niba ari parloma iriho n'inteko ishinga amategeko ndetse na Sena, ibyo ni ibintu birimo abaturage bose b'igihugu. Izo nzego zikoramo nizo nzego zifashe igihugu, nibo bari kubikora, nibo bari kubyemeza. Ariko bari kuvuga ngo Tshisekedi, kubera iki Tshisekedi? Nuko bazi ko yabazengereje, nuko bazi ko agatsiko k'u Rwanda ubu ngubu mbese kabuze amahoro, kagiye no kurimbuka kubera Tshisekedi, aho kubera diplomasi ya Tshisekedi. Ubwo rero bavandimwe, Martin Fayulu ahamagaje imyigaragambyo n'ubundi ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, ngo yo kujya noneho ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ngo kumutegeka ngo asohoke mu ngoro y'umukuru w'igihugu, atanga imihoho cyangwa se ademisiyone ku buyobozi bw'igihugu. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko ashaka kuvugurura itegeko nshinga, ngo mu gihe ngo mu gice kimwe cya Kongo ngo hari ubutaka ngo butayoborwa na Kongo. Ngo ubwo rero ibyo binyuranye n'itegeko nshinga. Nibyo koko nibyo, ariko se niba ari nayo nzira yo kugira ngo iyo ntambara irangire, pourquoi bitakorwa? Ikindi cya kabiri, niba Perezida Tshisekedi ari kurwana, ko muzi aho bigeze muri Minembwe ko ariho tugiye kugera, babwirwa aba Fayulu kuki bari kubizana mbere, baretse bakabanza bakabatereka turebe, kuko azajya gukora iryo tegeko nshinga, wenda baprokarame n'itariki ati niho referendum niho izaba, wenda aka gace kuko gifashwe na Kagame. Ni ukubera iki bari kubizana mbere? Ni ukugira ngo bicengeze mu baturage kuko bumve ngo ibyo
bo bari kuburega Tshisekedi ngo we afatanyije na Kagame ngo kugira ngo aporokarame referandumu ikorwe, noneho ka gace katayoborwa na Kongo, noneho Kagame nawe ahita agaporokarama ko ari igihugu nacyo cyigenze, ngo mbese bagabanye gutyo. Ibyo ni amafuti, ibyo ni bya binyoma byanyu mukomeza kugira. Erega ntabwo abantu bose bakorokwe mu mutwe. Martin Fayulu, niba uri kunyumva n'agatsiko kawe mufatanyije, ndabizi iyi BRC News yacu nayo hari abantu bajya bayumva b'ibifobagane barayumva ndabizi, ariko mumenye ngo ntabwo abantu bose bakorokwe mu mutwe, kandi mumenye ngo intambara iri kurwanwa muri Kongo Imana iyirimo. Iyo Mana rero niyo igenda ikagera kuri buri muntu wese ikamubwira ngo karumetwa, ikamubwira ngo ibyo bari kubeshya ni ukubeshya, bigatuma umuturage nawe azamuka. Bavandimwe rero iyi myigaragambyo nayo ntabwo nyitindaho, ariko nashaka kubabwira ko ikiri inyuma y'iyi myigaragambyo nacyo ni intsinzi ya Kongo. Uyu Martin Fayulu nawe agiye gukora nka Kagame. Buriya hari ibintu ajya akora azi ngo ari kurwanya abantu cyangwa se ngo ari kwica abantu, azi ngo ni inyungu ze, ari inyungu z'abo bantu, ahubwo ari gutuma zijya imbere. Ubu iyi myigaragambyo Fayulu agiye gukora, ejo bundi yagiye kwigaragambya imbere y'inteko ishinga amategeko, babimubujije bamusukaho ibyuka bihumya amaso. None yabeshya abaturage ngo imyigaragambyo yagenze neza koma, harapfuyemo abantu 2 abandi bagakomereka, noneho mukirukanka. Iyo ni imyigaragambyo. Ni iki mwabwiye abaturage aho ngaho ku nteko ishinga amategeko? Noneho bagiye kujya ku nzu kuri presidence, noneho s'il vous plaît. Ubwo ni ukuvuga ngo bagiye gukora, muribuka muri Kenya ukuntu byagenze, abaturage bavuze ngo bagiye kwigaragambya gukuramo perezida. Mwibuka ibintu uko byabaye muri Kenya. Sasa rero niba mubizi, ibigiye kuba muri Kongo byo bishobora no kurusha ibyo muri Kenya. Martin Fayulu nawe upfuye urwa Kabila, nawe uragiye. Ni ukuvuga ngo na politiki uri gukina n'ibyo irimo ntabwo uzanayigeraho. Cyakora abantu bakorana akaragatsiko k'i Kigali ni umwaka kabisa. Ni umwaka ubwo nawe wanza warasuhuzanyije na Kagame, washobora kuba yaragukoze mu ntoki Fayulu n'abandi, n'ibyo byitso bigufashije. Mu by'ukuri wariyamamaje ubutegetsi nako ntiwatorwa, wari uteganyije no kongera kwiyamamaza bwa kabiri, ariko uhisemo kugira ngo noneho ntuzanabugeremo. Hari ibintu 2 rero imbere yawe, baragukubita, barakurasa uhagwe, cyangwa se n'agatsiko n'abantu mwifatanyije bahagwe benshi. Abatarahagwa barakomereka, abatarakomereka batarajya muri iyo byiciro uko ari 2, murafatwa mufungwe mujye muri Makara. Muri make nyuma y'itariki 5 twiteguye kuzumva ngo hari elema ziriya za biriya byitso biri gufatanya na Kigali hariya hejuru, kuko umugambi mufite mushaka kugira ngo noneho mu burasirazuba bwa Kongo intambara yabananiye muri gutsindwa, noneho ngo muhere Kinshasa. Ntibirashoboka, ntibirabaho. Ngiye mbivugiye hano, ntago nshatse nanaba n'umuhanuzi, kuko n'undi byose birashoboka, ariko ndababwiye ngo ntago ndi guhanura mu buhanuzi bw'Imana, ariko ngiye ndi kubabwira analize zanjye mfite, kuko iriya myigaragambyo iraha amakuru meza n'ubundi Kongo, kuko utirabaha gute kandi bararasa abantu, kandi abantu bamwe barapfa, kandi abandi barafungwa. Yes, none Martin Fayulu nafatwa agafungwa akajyana muri gereza, wenda uti haravuka undi, haravuka undi, ariko atari Martin Fayulu. Ndetse ntabwo ari nawe urafatwa wenyine, ashobora no kuhagwa aramutse anagiye, usibye ko atarajyayo. Aho reka mparenge nigire muri Rubaya. Mubaya rero gutsindwa kwa RDF nako kuri gutuma ibintu bizamba. Mwumvishe umuro wahatse, watwitse, bari gutwika amazu, bagatwika na hopitali, ariko hari ahantu iyo centre yatwitswe cyane irimo umuriro. Bavandimwe, ni centre irimo abantu bacuruza kandi b'abahutu bafite ubucuruzi, ntabwo ari bo bonyine, birumvikana ko bari kumwe n'abandi bantu, ariko babibanze ku bantu aho bari la majorite y'abantu bacuruza, ndetse babona ko batanabumva neza, none batwitse. Ikindi rero hariya muri Rubaya, nubwo intambara itarimo cyane ubu ngubu, ejo nta ntambara yari ihari cyane, ariko uko byamera kose nari ntarutse no muri Mugunga, naho hari ahandi hantu bita La Colombe, naho barahatwitse kugira ngo birumvikana bakomeze bagire gute,
bakomeze bateshe umutwe abaturage batari kubumva. Noneho hari amakamyo ane yatwitswe nayo muri Noro, birumvikana niho turi muri Noro Kivu. Yagiye mu bintu yari amaze kurwana nako, aho bari barwaniye babakubise, ni ukuvuga ngo bagize gute, batsinzwe. Noneho amakamyo ane asa nk'aho atwaye inkomere n'abandi bari guhunga, nayo agwa muri ambusikade, nayo bahita bagira gute, barayatwika. Ubwo birangira gutyo nyine. Noneho rero bavandimwe, icyo nababwira, iyo mirwano ubundi yari iri kubera muri Ngungu yerekeza muri Rubaya, muri kilometero 30, ibirometero 35 aho ngaho, cyangwa se 32 hagati aho ngaho, ahitwa Rutiku, niho iyo ntambara byari biri gutsitsanura, niho aho hantu haguye n'ubundi indi mirambo ikomeye kandi y'abantu bakomeye. Ubwo rero noneho ubwo ndatekereza ko twakwigira muri Minembwe. Intambara zo zirakomeje, ni ukuvuga ngo Minembwe rurakaze, na Rubaya naho birakaze, kandi Rubaya naho ikiri muri Minembwe ndatekereza ko kirarangira cyerekeza muri Rubaya. Ubwo rero bavandimwe, mukomeze musenge cyane, kandi Imana iri kubana natwe, turi kugendana na gahunda nziza kandi bimeze neza. Rubaya rero nako Minembwe bimeze gute? Minembwe twakomeze kubabwira tuti Minembwe yarafashwe. Nakomeje kubabwira strategy mu biganiro byashize, nti strategy y'intambara hari abafata banagezemo bakandagiyeho. Ubundi mu ijambo ry'Imana niho bajya batubwira neza ngo aho mukandagije ikirenge hazaba habaye ahanyu. Ni ukuvuga ngo mu mirwano, uwo muhanganye iyo yakugezeho, yageze ku butaka uriho, ubwo aba yanahafashe kuko aba yahakandagiye. Ubwo rero FARDC yari yanagenze no muri Rubaya nako muri Minembwe kuva na mbere, uko twakomeje kubibabwira. Ariko ni ukuvuga ngo ubu noneho ahantu urugamba ruri rukomeye cyane, ni ahantu bita ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize hari ireresi cyangwa se video yatambukaga iri kwerekana ngo baracyarimo muri santere ngo ya Rubaya ya Minembwe. Ariko muri make ni kwa kundi uva nko mu mwobo ukiruka ugatarukira nk'ahantu mu masegonda, ukikamera uri gukebaguza, nabwo ngo ahangaha niho turi. Ariko nta barimo, nta basirikare ba RDF M23 ikiri muri santere ya Rubaya. Nubwo yaba inarimo, ni babandi b'ibyihebe baba bari gucungana, bambaye za myambaro za sivile, batireka twerekane ko duhari. Ariko ni ukuvuga ngo ubu rugamba ruri hehe? Ruri ku kibuga cy'indege, niho bari gutsitsanura. Noneho kandi ikindi nababwira, bwa bwiyahuzi nababwiye bw'agatsiko ka RDF buyobora igihugu cy'u Rwanda mu macuri, narababwiye ngo Minembwe niho mutima ukomeye, niho umutima uri. Ubundi Minembwe ni umutima, Rubaya ni ibihaha by'agatsiko, cyangwa se iriya ntambara aho yaturutse nyine ikigamije. Ni ukuvuga ngo rero Minembwe ikimara kuvamo, bavandimwe, ndetse na mbere yo kuvamo, ngenda gutekereza ko na Rubaya izahita yinivanamo. Nta ntambara nini ndi kubona muri Rubaya, ntayo pe. Ubwo rero muri make, bya bintu nababwiye by'ubwiyahuzi bw'agatsiko k'u Rwanda kayoboye igihugu macuri, Minembwe byanze bikunze bariyahura. Uko byamera kose nibo bakuramo, barakora ibintu by'ubwiyahuzi. Bazamuye rero indege drone 4 ziragenda zirarasa mu birindiro byose bya FARDC na Wazalendo, ahantu hose bari baraharasa, ngo baraharasa hafi ijoro, ngo wihera nka 3 kugeza 6 baharasa. Uko kubarasa rero wagira ngo barakanguye FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Noneho babirukansemo. Ni ukuvuga ngo Kitavi bari batari bayifata, barayifashe ejo, na Irungu barayifashe. Ubwo ni ukuvuga ngo ku kibuga cy'indege niho hasigaye bari kugira gute, ruri gutsitsanura. Aho rero naho ndatekereza ko ubu turi kuvugana, amakuru nubwo atari yatugeraho, nabyo byagize gute, ndatekereza ko byarangiye. Bavandimwe rero, izo ndege ni iz'ubwiyahuzi. Izo ndege bazirashe mu baturage, baminjariraga aho babonye hose. Noneho reka mbabwire, nababwiye ngo nshobora no guhanura mu buryo bw'ubusesenguzi. Ntabwo ari ibyo gusa,
ntabwo Kagame ashobora kuva mu Minembwe atahakoze ibara. Abaturage batuye mu Minembwe, Banyamulenge mutuye muri ako gace ka Minembwe, nimushaka mukora ibishoboka byose, mwinyegeze ahandi hantu hashoboka, kuko we ashaka kugira ngo byanze bikunze abarimbure. Yarabigambiriye kugira ngo abateze wazarendo, abakubitanisha imitwe, mutsembane, mwicane nk'uko byagenze mu Rwanda. Byaramunaniye. None ubu ngubu uri kubona ko ari gukoresha izi ndege za drone yohereje kugira ngo zibice, nazo urabona ko zishe bamwe, abandi wenda barokotse. Ariko ntimwirare, ashobora kohereza ibindi bitero byo gutwika abaturage, byo kugira ngo mbese abihimureho. Bavandimwe rero, ndatekereza ko nibyo nabyo ntabwo bizashoboka, kuko Imana yarangije kumufatira mbarigo, kandi Amerika nayo iri gufata mbarigo. Ndatekereza ko nta gahenge afite, ari ku muteremuko, byararangiye, ni nko kunyerera agwa mu nyanja. Aho rero reka dukomeze dusabire igihugu cya Kongo amahoro, tugisabire umutekano n'akarere muri rusange, kandi natwe dukomeza gusaba kudusenga kandi dushyiramo imbaraga, kuko buri muntu wese ikintu afite, waba uri ku rugamba, waba uri gusenga, waba uri gutanga amakuru, waba uri kugira gute, ukora umurimo neza, upfa kudakora nabi. Imana kandi nayo iragufasha. Nuko rero niko ikiganiro cyacu kirangiye gutya, turakomeza n'ubundi tubagezaho amakuru. Mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.